Dore ibintu ushobora gukora mu gihe baguteye indobo cyangwa washwanye n'umuntu mwakundanaga, ibyo bita break up, cyangwa se aho umwe ahinduka umu ex cyangwa undi agahinduka umu ex, mwese mugashwana, mbese ibyo mwamurimo by'urukundo mukabivamo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri channel yanjye Shariph TV, kanda subscribe, utwiyungeho, like na comment. Niba nawe wari usanzwe uhari, kanda like, dukomeze ku cyambere. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe washwanye n'umuntu cyangwa waguteye indobo, garagaza feelings, garagaza ibyiyumviro. Niba watandukanye n'umuntu ukimukunda akaba aguteye indobo ukimukunda, garagaza feelings. Niba hari ubushobozi ufite ko bwamugaragariza uko wamukundaga, bimugaragarize. Niba unashoboye no kuba wamanura amarira cyangwa se bimwe bita kurira, rira pe, rira umwereke ko umukeneye cyane, rira umwereke ko umukeneye cyane. Nurira ukamwereka ko umukeneye cyane, ibyo weho bizaguhavura mu mutima. Birababaza gutandukana n'umuntu ugahora wicuza impamvu mwatandukanye. Niyo mpamvu rero kugira utazigera wicuza n'impamvu n'imwe mwatandukanye, weho manza umunyereke feelings. Ikintu cya mbere ni ukumwereka feelings. Niba ari ukurira, urije, umwereke ko wamukundaga, umwereke ko feelings zawe zazamutse. Niba arahitamo kugukomeza akagusiga, mureka gusige. Ikintu cya kabiri, mu gihe washwanye n'umuntu mwakundanaga ukabona aticuza kuba yakubuze, weho manza umwereke ko ubyicuza, manza umwereke ko byakubabaje pe. Nurangiza kumwereka ko byakubabaje, ngiye kukubwira ikintu cya gatatu uhita ugomba gukora. Azakwereka ko abyishimiye kugira ngo yihagarareho. Weho ibintu byo kwihagararaho ntuzabikore. Kumwereka ko ntacyo bikubwiye, buriya ntabwo bitwika cyangwa se ntacyo bimaze mu gihe umutima wawe uri kugugunwa n'urukundo wamukundaga. Ibyo bintu ntuzabikore. Nurangiza kumwereka ko wamukundaga kandi byakubabaje, ikintu cya gatatu ugomba gukora, weho umutipe, weho umukobwa, genda wiyiteho, genda wiyiteho, urenze na mbere, ube busy mu kazi kawe. Muri uku kwiyitaho ntabwo ari ukuvuga ngo ugende uze umwiyemereho, oya, genda wihugireho, wihugireho ku buryo ibintu bizajya bikorohera cyane, ugakora ibintu byawe ku murongo ndetse utongeye kumugisha inama. Kora akazi kawe witonze, ubyuke ujye muri siporo, ukore akazi kawe witonze kandi uhugire ku bintu byaguteza imbere. Iyo uhugiye ku bintu byaguteza imbere, ahita atangira kubona ko yibeshye. Mu gihe yatekerezaga ko uzahora mu marira, uzahorana ipfunwe ko yakwanze cyangwa wowe wamwanze, atangira kubona weho wihugiye mu zawe, uri gutekereza imishinga yaguteza imbere ndetse uri gushaka n'ibindi bintu bizima byazatuma ugera ahazaza heza. Niyo mpamvu rero icyo kintu ugomba kucyitondera cyane, wihiteho, manza wumve ko ubuzima ari ubwawe, ntuzongere kumuha impamvu yo gutuma akinesha urukundo rwawe. Impamvu ituma yongera gukinisha urukundo rwawe, ibyo byo ntuzongere kubikora, oya, mureka agende pe, uba mu buzima bwawe wenyine. Buriya bajya bavuga ko wo kugira ubane n'abantu batazi agaciro kawe, wakwibira mu buzima bwawe
bwawe wenyine. Niba umuntu atazi agaciro kawe ntazakubaha, ndetse niba umuntu atakubashye wowe uzakubana uburibwe uzi ngo uri gusavayivinga urukundo rwe, kandi wewe ari ururibwe imbere ye nta kintu uvuze. Ikintu cya kane ugomba gukora, mwibagirwe burundu. Kumwibagirwa burundu ni ukumwikuramo, kumwisibamo. Ushobora kuba uri kuvuga ati ntabwo byashoboka, umuntu ukunda muzahora umukunda, ngo oya, icyo ni ikinyoma. Mwikuremo. Ndetse niba watekerezaga ko utabishobora, weho shaka uburyo umwikuramo. Mwibagirwe burundu. Mu mutwe wawe usibe ko mwigeze munakundana, cyangwa usibe ko wigeze utekereza no kumutereta. Ibyo bintu ubyikuremo burundu. Nubyikuramo bizatuma umutima wawe ubohoka, ubwenge bwawe buruhoke, ku buryo ki nta stress azongera kugutera, mu buzima bwawe. Ntuzongera no kumuhangayikira habe na gato. Ibyo bizagufasha kuba mu buzima bwiza kandi ukamubaho utamufite. Icyo kintu rero ugomba kugikora cya kane. Of course, nibyo pe ndabyumva bizakugora, ariko wibuke neza ko nawe ukeneye ubuzima bwiza, nawe ukeneye keya, ukeneye abantu bahangayikishijwe no kukubura, ukeneye abantu bakwitaho, abantu bakwitayeho. Ntuzahe impamvu yo kubana n'umuntu utagukeneye mu buzima bwawe. Oya, mwisibemo burundu, akuvemo, ntuzongere no kumutekerezaho. Ikintu cya gatanu ugomba gukora, enjoy your respect. Ha ubuzima bwawe agaciro. Iki kintu cya gatanu abantu benshi ntago bacyumva ku buryo bumwe. Cyumve neza, ha ubuzima bwawe agaciro. So akubona uri umusore uri umukobwa wihugiye ufite utuntu twe arimo, sibyo? Uba ugomba kuba ufite ibintu by'urimo waramwibagiwe utakinamutekerezaho. So iyo uri umuntu ufite inshingano cyangwa se respect, wuyubaha, birakorohera cyane. Atangira kugushaka cyane amakuru, abashatse kugutokatinga, kukuvugisha, ariko weho uwo mwanya ntawe ugomba no kubona. Wibuke ko icya kane twavuze ko uba ugomba kuba waramwibagiwe. Icya gatanu rwose, enjoying respect yawe. Weho mukobwa, weho muhungu, enjoying respect yawe. Ushobora kumbwira biragoye, ndabyumva, ariko enjoying respect yawe. Respect yawe ntabwo ari ukwiyemera. Ntuzakore ikintu kugira abone ko ngo muhanganye. Oya, ba mu buzima witurije, genda ukora utuntu twawe witonze, ku buryo ibintu byawe bizaba bigenda ku murongo. Icyo kintu cya gatanu ntukitiranye. Wowe ubwawe ugomba kuba mu buzima bwawe ukinjoyinga respect yawe. Reka dukomeze ku kintu cya gatandatu. Ikintu cya gatandatu ugomba gukora, ugomba kwirinda kumwereka ko wamwiriyeho. Oya, kumwereka ko wamwiriyeho akagusuhuza ukarakara ugatera induru ngo twarashwanye. Oya, ibyo ntuzigere ubikora. Musuhuze wikomereze, apana gucaho nawe agacaho. Oya, ahacishije ngo umuriro ngo wacishe amazi. Oya,
ibyo bintu ni iby'abana musore mukobwa wowe uri kunyumva ukaba ufashe akanya ukaba ushatse kunkurikirana hano kuri Shariph TV mu gihe utandukanye n'umuntu ntago ari ngombwa, ntago ari byiza ko mwajya muhora musa nk'abahanganye. Oya, murekabe mu buzima bwe, va mu buzima bwe uvemo ugiye, va mu buzima bwe uvemo ugiye koko. Muhuru umuganiriza nk'umuntu utamuzi, so but ugomba kuba waramwibagiwe. Niba yanashatse ko muganira ibintu biri aho hafi, musuhuze after love, nyuma y'urukundo mwane wari ushaka ko mugirana rukaba rutashobotse, ntabwo byakuyeho ubumuntu bwanyu, ntabwo byakuyeho ko muri abantu. Mugomba kuba muri close pants mukorana. Ugomba kuba wahura nawe ukamuha cyubahiro cye, like kumusuhuza, mukazajya ucaho wabyimbye. Ibyo ni iby'abana bakiga pirimeri, ibyo ni iby'abana batazi ibyo barimo. Rero niba nawe wiyubashye, oya muceho musuhuza, umwereke ko nta ribi. After y'urukundo rwe yakwimye cyangwa mwatandukaniyemo, ibintu biracyakomeje, ubuzima bwawe buracyakomeje. Men, wikwangiza ubuzima bwawe ku bw'abandi. Oya, manza ushungane n'ubuzima bwawe. Ikintu cya karindwi ugomba gukora ni icyo wowe ubwawe wikorera nk'umuti kuri wowe. Self and respond. Icara neza witonze, wiyumve. Kwiyumva mvuga ntabwo ari ukumva kuri kibunza, ntabwo ari ukumva kuri umukobwa mwiza, oya. Ntabwo ari ukumva ko ari we kurenza abandi, oya. Wiyumve wowe ubwawe, utangire ukonsantinge n'ubuzima bwawe, uvuga ati ubu ngubu nkeneye iki, nshaka iki. Abenshi nimwumve ko mugomba gusaba urukundo namwe ubwanyu mudafite. Oya, ibyo bintu bikunze kubaho, ugasanga umuntu nawe ubwe ntiyiyujuje ariko ashaka ngo wamwuzuza. Oya, we manza wuzuze, nurangiza kwiyuzuza uzakenera abakuzuza. Ikintu cya karindwi cyoroshye kukivuga ariko kucyumva neza birasa nk'ibiri kukugora, ariko manza wumve. Weho wiyumve wowe ubwawe on spread. Wewe ubwawe yumve, wiha agaciro, wiha ibyo ukwiriye. Nurangiza kwiha agaciro, uhugire mu tuntu twawe witonze. Reka dukomeze ku kintu cya 8. Icyanyuma cyo ni rutura. Ikintu cya 8 ugomba gukora, irinde. Niba uvuye mu rukundo vuba, irinde guhita ubona undi mwakundana ngo ushaka kumubabaza. Oya, irinde izindi nkundo ako kanya. Oya, ngo ushaka kumwihinuraho ngo umwereke ko wenda yaba yaribeshye, umwereke ko waba ufite undi muntu urenze. Oya, reka umutima wawe umanze ukire. Reka umutima wawe umanze ukire, agahinda yaguteje, ibiki byo yaguteje, reka umutima wawe umanze ukire. Feelings zawe zaramenetse, ariko reka kongera kwirukankina mu rukundo. Uvuye mu rukundo vuba, Fran wakundanaga na Kalisa, wakundanaga na Merveille, murashwanye hadashize n'umunsi, hadashize n'iminsi 2, hadashize n'iminsi 3, wese numva ngo wakundanye na Aliyo. Oya, ibyo bintu bireke. Reka umutima wawe nawe ubwawe umanze ukiri inkovu. Reka umutima wawe umanze uvure we. Umutima wawe manze uvure, manze utoteshe, nawe wumve ko umutima wawe witeguye. Reka kwangiza ubuzima bw'abandi nawe ubwawe ubizi ko bitagenda neza. Oya, manza yiyumve wowe ubwawe, witeteshe.
nawe ukwiriye ibyiza amen, nawe ukwiriye abantu bakwiriye kukubura, abantu bafite ubwoba bwo kukubura nawe urabakwiriye. So rero witakaza igihe, manzure ko umutima wawe ukire, manzure ko umutima wawe ukire. Reka dukomeze ku cya munani. Niba ucyumva ko umu ex wawe akikuri mu mutwe cyangwa ukaba wibuka ibintu mwakoranye, no, ikintu cya munani ugomba gukora, stop, rekana relationship n'abandi bakobwa, oya, rekana relationship n'abandi bahungu. Men, kumva ko imubabaro wawe ugiye kuwutura undi muhungu, reka kuba umurozi, kumva ko agahinda naguteje ugiye kugira agashira ari uko ugiye gukundana nuza fulani runaka, oya, niba ku gahinda ukigafite reka abana b'abandi, ireka umanza utuze. Reka dukomeze ku kintu cya kenda. Ikintu cya kenda nakubwiye cyane macyo ni gukora. Ikintu cya kenda ugomba gukora, so amenje mani umuntu ufite icyerekezo. Ikintu cya kenda umuntu ufite icyerekezo pe, umuntu ufite icyerekezo cyane ku buryo bizajya binakorohera, umuntu ufite icyerekezo mu buzima. Oh my god, ngo Shariph buri muntu wese agira icyerekezo, oya, no, ushobora kuba ushatse gukundana n'umuntu ya, ariko manzi ugira icyerekezo mu buzima. Ese ufite ikihe cyerekezo? Ngo turiga, ngo turi abanyeshuri, oya, no, gira icyerekezo mu buzima. Ese ufite ikihe cyerekezo? Korera icyerekezo cyawe mbere yo kujya mu rundi rukundo, manzi ukorera icyerekezo cyawe. Ikintu cya nyuma cyo cya 10 nicyo rutura, mani iyige bro, sister, manza wiyige, aricyo kintu cya nyuma cya 10. Iyige weho ubwawe wimenye. Ngo njyewe ndiyizi, oya, uyizi gute? Manza wiyige, umenye ngo ukeneye bande mu buzima bwawe, umenye ngo ni bande bakwangiriza ubuzima. Manza wiyige weho ubwawe, iyige. Ndiyizi, ndabyumva ushobora kuba uri gutekereza ko uyizi ariko ntabwo bihagije. Iyige ku buryo buri kintu cyose kizajya kiba muri control yawe, mu maboko yawe. Reka dukomezanye mu kindi kiganiro. Niba ari ubwa mbere warugeze kuri ino channel, kanda subscribe, ntugende udakanze subscribe. Niba iyi video bigufashije, sangiza n'inshuti zawe kugira zibimenye, ntizizongere kubabara mu rukundo, oya.